ukate
wongera ukata aho ngaho kwa nyirani akamegere twagira gutarura ujye nyabutarura soje nyabutarura so uzura mugore mwa Mucho bizaga biragi. Mubyanga, hirya mubyanga. Ariko reba igezera we mubyanga bo. Yakamana, ubukoze cyeki mitire mwagafitema bintu nabi. Neturanye. Ajya reba hano ku gisari. Ku gisari. Mu gatoya. Mujye kuri YouTube mukanda subscribe kuri IRAFASHA TV. Takusi nakamege harusindani nagute Kira kijikwa bam bado haya ba abandi ko ibintu byo twemeranyije kuno kubwiye ngo njana nk'uruko jana nyakamegeri wande neza ukabura ukundana igere hano mubebe igere hano akabando kanje karihe ime akabando kanje karihe yego gatayese ufate neza mu Uremwe murafashe manje manze nyaresha Korire meye abuze ndaheka cyane uko mega nigari ngashira ku mutwe uko cyangwa tumushira ku mutwe oya tamushiremo farashi akati watuza kaza jahora
cyane tubwo ntotira numba ndabishika bagiye kugwegera mwana Fasha ntago murahonoka sha. Ariko gakamu bebe. oya bigusunika nari ntago murari mama tumere kabari. Ichorani nyakene. Kuzina kwira. Zitazi bonari. Akoze kwikoreza inyashi. Ewe. shomera Yesi najya. Utumugongo koko atamye ndajaho. Aha. Fasha. napaya kuwita Kujya hiti egoko. Abanyabura hobera. ngo Arisa. kamera kora ako gasura cha Mama sha. Naurimo barimo ariyo se munyereke uyu no wowe nano turagerayo bari kwishima wayo turashyiraho igikwashi sahubura niyongegera n'icyo cyane mutiri kanze cyane bagera amahoro twabasuye yo kubyamaza kandi bari batugwenge bari batugwenge
Shakuru n'ingegeri ivemo. ihagurukire mu bebe Utamukushimira ariko uyu munsi habaye betanu mbona bigiye kakara
Mwaje kwicara muri mubiki bagiye kukwegera ujeje ariko uyu munsi habaye betanu mbona bigiye kugora